Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, turabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Nta wundi ni Reverend Pastor Steven nkuko bisanzwe, umushumba we Ikamba Calvary TV. Ndagushimiye wowe ugerageza gukurikira inyigisho zacu ku Ikamba Calvary TV, ugakora share, ukereka umuntu cyangwa se ugatumira umuntu. Rero uyu mugoroba n'umugoroba udasanzwe, n'umugoroba udasanzwe, n'umunsi w'umugisha, n'amanywa y'umugisha, n'ijoro ry'umugisha, bitewe n'igihe urebeye inyigisho yacu. Ndakwerekera kuza kubana natwe gukurikirana inyigisho, tugiye gusenga Imana, noneho dutangire n'amasengesho. Mwami Imana yacu, Imana nziza, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, ndagutumiye ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, uzubane natwe muri amateraniro, uzubane natwe muri izi nyigisho, kugira ngo imbaraga zawe zize zituhumekereho. Uri kureba inyigisho, uri kurebera ijambo ryawe, asubizwemo ibyiringiro. Kuko unyemereye kuza kubwira abantu kuje kubakura mu kibazo. Nta wundi wakura uyu mama mu kibazo, nta wundi wakura uyu mukobwa mu kibazo, nta wundi wakura uyu musore mu kibazo, nta wundi wakura uyu mugabo mu kibazo usibye wowe. Urakoze kumbwiye ko iyi saha n'uyu mwanya n'uyu munota untumye kubwira abantu bakuje kubakura mu kibazo. Ngaho bana nanjye, ubose bwawe bumbeho, nundebe bane nawe, nuri kumurikirana ubane nawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha, ndabashimiye urukundo mutwereka n'ishaka n'umuhati. Nukuri umuhati wawe ntago ari ubusa ku mwana, ndakubwiza ukuri pe. Umuhati wawe si ubusa ku mwana. Guzana ijambo rivuga ngo Imana ije kugukura mu kibazo, baho. Imana ije kugukura mu kibazo abantu bagusizemo, kandi geretse no kuvuga ngo baho. Mama wawe haraho yagusize, papa wawe yagusize, iminsi haraho yagusize, umugore wawe haraho yagusize, famille haraho yagusize, ariko Yesu arantumye ngo ngubwire ngo ije kugukwikuramo. Imana ije kugwikurira muri icyo kibazo, muri serekeye, mu kato, mu bukene, irangije irango ngo ubwire ngo baho mu izina rya Yesu, amen. Turasoma amagambo ari mu kuvayo, naho ngaho turi. Iyo wavuyeyo amateka arahinduka. Umukobwa wavuye mu kibazo, umusore wavuye mu kibazo, umugore wavuye mu kibazo, nta kidashoboka. Imana iguhe umugisha. Tuganirira amagambo n'ibice bibiri byaho byo kuvayo. Murongo wa mbere biravuga ngo Mose avuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Ntabwo bari babivuganye, ariko Imana kuko igikura umuntu mu kibazo igahita imenya naho imutereka. Niyo mpamvu imbwiye ngo humura, ije gukura mu kibazo igihe naho igutereka. Abantu barabizi kuri mu kibazo, barabizi kuri mu ngorane, barabizi ko wabuze akazi, barabizi ko washomereye, barabizi ko amateka yawe yananiranye, mu buzima bwawe bwaranze, ariko nibakurekera Imana yawe. Nibakurekera Imana yawe. Ntabwo umugabo wari uwo gupfa, ntabwo umugore wawe wari uwo gupfa, ntabwo indwara yo kukwica, kuko ikizanye Yesu nukura muri icyo kibazo, kandi warangiza ukabaho mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ngo uwo mugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, agashyiramo uwo mwana, amushyira mu rufunzo rwo mu nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'umuheburayo. Mushiki we aramubaza. Umushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se ko kuzanira umurera wo mu baheburayo ngo amukurerere? Imana ishimwe. Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina uwo mwana. Uwo mukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere, ndarirangiza nzaguhemba
uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera, umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose. Nuko namukuye mu mazi. Biravuze ngo izina bita Mose bisobanura ati ni uko namukuye mu mazi. Ni amagambo tugiye kuvugaho. Turaza no gusoma ijambo riri muri Luka ibice 7 umurongo wa 11. Bibiliya yavuze ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwarupfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi, na Mose yari ikinege. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abacikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Tuvuge ngo amen. Nayo magambo tugiye kuvugaho ni amagambo akomeye Imana impaye kukubwira bene data. Uri muri Amerika, uri muri Canada, South Africa, mu Rwanda, Kigali, Burengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, aho mwese muri, ndabashuje mu izina rya Yesu. Mbifurije umugisha w'Imana, ndagupepeye. Imana ikumugisha aho uri wo kuritirana Ikamba Calvary TV. Imana igumugisha wowe ukunda inyigisho zacu. Dusomye amagambo. Aya magambo ni amagambo akomeye, ariko ni amagambo y'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Abantu baragufashe bakuremera ubuzima, barakwicaza, bagutereka ahantu, bashingiye ko bafite ubushobozi, bashingiye ko bakomeye, bashingiye ko we nta gaciro ufite. Baragutereka bagushyira mu buzima buri aho ngaho. Ariko datambwiye iki? Haramubwira ngo aho bantu bagusize ni Imana ije kukuzamurira. Dusomye amagambo akomeye. Uyu mugore abyara atwita Mose, yari yasenze. Imana imubwira ko azabyara umwana. Mushiki we yarabyumvaga, yumva Imana ivuga. Kandi abantu bumvise Imana ivugana nawe, ariko barimo barareba ubuzima ubayemo n'ibyo Imana yavuze, bareba bakabona neza ntaho bihuri. Ariko ntacyo bitwaye. Niba ugihagaze ku cyo Imana yavuganye nawe, komera, shikama. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Haratwise amezi 9 aciyeho atwise umwana, yarasenze, yarahanuriwe, yagerageje kurya neza, anywa neza, aruhuka, agerageza gusenga, agerageza gukora ibikwiriye byose. Igihe kigeze rero arabyara. Abyara mu gihe cy'ikibazo, abyara igihe bigoye. Ushobora kubona ubyara uri muri Covid, wabyara muri Covid, wabyara muri iki kibazo tubona isi irimo. Ariko ndagira ngo uhumurize muri iki kibazo urimo n'amari mu butabazi bwawe. Ushobora kubyara umwana ufite ikibazo, ushobora kubyara umwana udafite amaso, ushobora kubyara umwana udafite amatwi, ushobora kubyara umwana udafite umugongo muzima, ushobora kubyara umwana udafite umutwe muzima, nyamara waramutwise ari muzima, nyamara waramusamye ari muzima, ariko wamara kumubyara ukabona habaye impinduka. Ndagira ngo wikwiheba, uko Imana yemeye ko uwo mwana ajya mu nda, inako ifite ububasha n'ubushobozi bwo kumukiza icyo kibazo. Yesu aguha umugisha niba wizeye amagambo. Amaze kumubyara, amubyara mu gihe kigoye, habonetse impamvu zigomba gutuma Mose apfa. Ariko Imana nayo yari ifite impamvu zigomba gutuma Mose abaho. Ariko mu by'ukuri impamvu z'Imana zari zikomeye cyane kuruta impamvu z'abantu. Niyo mpamvu Mose yabayeho, kuko hari impamvu yari imubeshejeho, hari impamvu kiriho. Impamvu kiriho, iyo Imana ikurebye ibona hari ibintu byinshi igomba gukorana nawe. Iyo Imana ikurebye ibona hari ubutumwa ugomba kuvuga, ibona hari imfubyi ugomba gufasha, ibona hari umurimo w'Imana ugomba gutera inkunga, ibona hari imbaraga zikenewe ziva ku buzima bwawe. Ariko mu by'ukuri yaravutse mu gihe kigoye. Amezi abaye 2 mushiki we yarabirebaga, nyina wa Mose aramubika, aramureba, aramuhisha, ngo ariko yatubwiye ngo ananiwe, aremerewe, ikibazo kimaze kumubera ikibazo, abonye ko bitagishobotse, aravuga ngo kugira ngo uyu mwana apfire mu maso, atafazari namurekura, ariko simbona apfa.
noneho igihe cyari muri ibyo bibazo abona biragoye, abona biraruhije, we wenyine yigira inama yo kubaha akato. Hari abantu bakuboheye akato, hari abantu bagushize ahantu bazi ko byarangiye, ariko hari imbaraga z'Imana zije gukura muri ako kato zigushyira aho ugomba kuba, kubera ko Imana umugambi wayo ku buzima bwawe ni umugambi udasanzwe. Kuba watinda mu kibazo, kuba watinda mu bukene ntabwo bikuye isezerano. Amen. Bibiliya tubwiye ngo afata umwanya aho akato, aragenda aca urubingo, aragenda aca imigwegwe, araza arayiboha. Nuko nawe bakuvuze, bagutaramiyeho, watinze kubyara, watinze mu kibazo, baratarama, naho niko yataramye, arakabo arakuzuza, arandeje kukuzuza, ajya gushaka ibumba, ajya gushaka ubushishi, araza aragasiga, arakanogereza, apima metero za Mose, ashyiramo ibitambaro, arangije arifata mu kabwibwi. Igihe cya nijoro niho bakoroze bakoroze igihe utsinziriye, ariko hari Imana idasinzira. Hari Imana yabonye aho bagusize, igihe bagutwaraga, igihe bakurongeraga umugabo, igihe bakurongeraga abana, igihe bakuzingiraga kuri iyo nda, igihe bakuzingiraga bizinesi ikabihombye, igihe bakuzingira ubucuruzi bwawe, igihe bazinze urugo rwawe, Imana yararebaga iraceceka kugira ngo yigaragaze. Aleluya. Nyina wa Mose aramuterura rero, amujyana nijoro, aragenda amujyana mu rufunzo. Agezeyo amushyira mu rufunzo, amushyira muri ako kato, arapfundikira neza. Ubu hari abantu bazi ko bagupfundikiye, ntabwo bizashoboka. Abantu bazi ko bagupfundikiye, abantu bazi ko bagushoboye, abantu bazi ko bakuzinze munsi y'ibuye, bakuzinze munsi y'igiti, bafashe ibicuma, bafashe mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zije kumenagura igicaniro cy'iwawe, igicaniro cy'abadayimoni, igicaniro gituma umugabo wawe ataha ameze nk'ingwe, igicaniro gituma umugore wawe agusiga mu rugo ugasigana abana wenyine. Izo ni imbaraga z'abarozi n'abakonikoni, ariko hari amavuta y'Imana, hari ubushobozi bw'Imana buje gukura icyo kirere mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya imbwira ngo nuko amaze kumushyiramo amusigayo, ariko igihe yabyukaga agenda, mushiki we ntabwo yigeze asinzira. Yaherekeje nyina ariko ntiyereka nyina, aba kure ya nyina ariko amenya aho amusize. Hari marayika w'Imana uhagaze ku kibazo cyawe, hari marayika w'Imana. Uyu mushiki wa Mose ndamujyanye na marayika w'Imana uri ku buzima bwawe, uhagaze aho ngaho bakuzingiye, utegereje kugira ngo uyu munsi wa none wakire buno buntu, ubashe kwakira ubuzima. Imana yamye ngo mbwire ngo uyu munsi wa none ni umunsi wo kuzingura. Aleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni umunsi wo kuzingura ku itariki ya 28 kugira ngo Imana ikore ibikomeye ku buzima bwawe. Nuko amaze kumushyiramo ngo aramwitarura kugira ngo arebe ibiza kumubaho. Hari abantu bakwitaruye, ariko marayika w'Imana araho. Mu gitondo kimwe rero ngo izuba ribyuka ryarashe. Nakubwira ko yamusize nijoro, nubwo birita bivuga, ariko njyewe nuko mbyumva. Yamusize nijoro kuko yagenda ku manwa bari kumufata, ubwo bari bakeneye kumwica. So yagiye nijoro igihe bari baryamye. Imana yakurinze nijoro, Imana yakurinze ahantu hagoye, hari ahantu Imana yagucishije, none uracyariho. Wageze muri Amerika, wageze muri Canada, wageze mu Bwongereza, uri mu Bufaransa, uri Nairobi, uri Dubai. Haleluya. Uri aho ngaho, uri muri Sudani, muri Sweden, aho ngaho ibuka kakayira Imana yagucishijemo kakago byori. Ariko nanone gisubiza amaso inyuma, ureba ahantu wavukiye. Imana ikeneye ko wagacira ahantu waturutse. Mose yahaye agacira ahantu yaturutse, bituma ataba kwa Farawo kandi yaragezeyo. Imana ishimwe cyane. Tugerageze usubiza amaso inyuma. Haleluya. Imana izakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuze iki? Iratubwira ngo nuko igihe kigeze, mushiki we agumaho. Mu gitondo kimwe habyuka ubushyuhe bwinshi. Topele vole kide me enevo. Imana ishimwe, ndafashijwe. Habyuka ubushyuhe, habyuka izuba. Imana igiye guteza ikibazo aho ngaho kugira ngo ubone ubutabazi. Imana igiye guteza ikibazo kugira ngo inzira zafunze zifunguke. Yesu ashimwe cyane. Amaze kubyuka, abyuka yumva izuba ryinshi, yikubise muri pisine y'iwabo biranga. Ariko impamvu byanze, hari wari ukeneye ubutabazi. Biranga pe! Mose agomba kuva kariya kato. Umva ikintu nashimye.
kavuga ibintu bitatu hano ngiri hano. Icya mbere, Imana yemeye ko rero mu rufunze ariko ntiyarupfiramo. Ntabwo uzapfira muri icyo kibazo, ntabwo uzakigwamo. Imana yemeye ko arahari ahantu ariko Imana iramurinda. Icya kabiri, Imana yafashe inyamaswa zose n'ibisimba n'imvubu n'imidubu n'ibicari irabisinziriza kugira ngo Mose agire umudendezo. Icya gatatu, Imana yahaye Mose ibihe byiza muri we, arasinzira ntiyarira kugira ngo imbwa n'ibiki byose bitaza. Hari ibintu Imana igiye gusinziriza, nimara kubisinzira kugira ngo ibanze gusubize. Niyo mpamvu bibaza, ese ko adakora akabasa gutya, ese ko adakora akabarya neza, ese ko adakora akabayisiga, ese ko adakora akabafite abana, ese buriya babaho gutya? Ni Imana, hari ibintu Imana yasinzirije. Niyo mpamvu usa neza, niyo mpamvu useka, niyo mpamvu uri muri urwo rugo kandi nta kazi mwese mufite n'umugabo wawe ariko mukaba meze gutyo muri mu nzu y'abandi. Izo ni imbaraga z'Uwiteka. Yesu ashimwe, haleluya. Ndagupepeye uri kumbona, ndakwifurije umugisha no kurika Imana. Imana ikumera umugisha kubwo gukomera. Mu gitondo rero izuba riba ryinshi, ubushyuhe buba bwinshi. Umukobwa wa Farawo yikoza mu rugo biranga, ngo aramanuka akira ubutabazi, akira ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngo amanutse ageze ku ngombe, azira cyambere ari amazi ntari meza kuruta iwabo, ari amazi ntabwo ari meza kuruta ayasize, ariko uwari urimo yararuta amazi iwabo. Uwari urimo yarasa neza kuruta ibindi asize mu rugo. Imana iragushaka, niyo mpamvu yagushishije ahantu kubera umugambi wayo. Yesu ashimwe cyane. Umva ikintu Imana yakoze rero. Imana yakoze ikintu kidasanzwe, ifata umuja ihita imwereka akato. Ngo bakigendagenda aho hantu ngo babona akato, ngo barakazana bacunga sekirite bareba ko nta kibazo gihari. Barangije ngo bazana ka kato, ngo gapfundiwe, ngo abona harimo umuheburayo kazi, abona harimo umuheburayo. Imana igumugisha kuri umuheburayo, Imana igumugisha kugisenga, igumugisha kukitanga, kugitanga icyacu. Imana igumugisha ko ugifite presence y'Imana mu buzima bwawe. Ngo arangije ngo amaze kumufata, marayika w'Imana ahita haboneka. Uwo ni mushiki we. Baramubaza ngo mbese ntabwo nakuzanira umurera? Uzi ngo ninde bazanye? Ni mama we. Haleluya. Imana irimo kumbwira ngo ubwire ngo ubutabazi bw'abantu kuri wo burarangiye. Akira ubutabazi bw'Imana. Pene ideme elevoresa. Ubutabazi bw'abantu baraguhaye baragucyurira, baraguhaye barakuvuga, ariko Data wa twese ni uzanye ubutabazi ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha rero ubyumvise. Buno buhanuzi bwawe bufate, mwene data mushiki wanjye, mama, bufate mu izina rya Yesu. Kariya kazi nakawe, nubwo ubona bigoye, nubwo ubona ufite mu rugamba, nubwo ubona ufite mu intambara, nubwo ubona abantu bagutesha agaciro, ariko nakawe mu izina rya Yesu. Ngo arambwira ngo none se ntabwo mubajete se wamvuga kuraha, ese kuko marayika w'Imana ntabwo mubaza impamvu yageze ahantu kuri hano se, ariko arimo aramubaza, ese sinajya kuzana umurera wagufasha umukozi? Ati yego. Aragezanye nyina. Ibaze rero, byamushize hariya atabwiye umukobwa we, ariko umukobwa waje kumubwira ngo ngwino baragushaka. Yaje azi ko aze gufata umurambo, yaje azi ko aje gufata uwapfuye, aje asanga uwo yashyize mu kato ni muzima. Abantu bazi ko uyu mwaka utazawurangiza kubera covid, abantu bazi ko ibintu byarangiye kuko wahombye, kuko wasubiye inyuma, ariko uzawurangiza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndabikubwiye pe, uzarangiza uyu mwaka kandi Imana y'amahoro izakurengera. Umva ukuntu yaje yiteguye inkuru mbi. Hari abantu biteguye kumva inkuru yawe mbi, hari abantu biteguye kuva ko byarangiye, ariko Yesu suka bifite muri gahunda ya no. Nakwambiye Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Ndugu yangu, reka ngubwire mushiti wanjye, komera, shikama. Imana si umuntu ngo ibeshye. Nyina ngo araje, wahageze ikintu cyabaye bakizi, yakiye umwana, yakira na kontra. Aramubwira ati noneho uyu mwana turamuguhaye, tugwaye na kontra ku kwezi n'amafaranga ya naye, pampers naye, nido naye, ibyo kurya nibi, nubibura amafaranga yo tuduhamagara, kubera ko Imana so wawe no wacu. Aha wakazi ko kurera umwana
kandi ari umwana we. Umva rero y'amanyonyo, oh my goodness, y'amashereka Mose agiye kuyanywa noneho yitonze, nta muntu umurwaye. Imana imuha amashereka, Imana imuha amashereka. Nyina wa Mose akanywa nido, ahari amajido hakaba amanido, ahari gutukwa ariko anywa nido, anywa. Mana ndagushimiye kuko ujye uturebera mu kibazo aho abantu bazi ko dupfiriye ukaturemera igitangaza. Imana ishimwe. Aramureze, amaze gukura ahamagara kwa Farawo. Ubwo Farawo aza gufata umwana we ngo amwita Mose kuko yakuwe mu kato. Suko Mose yakoreye kwa Farawo. Inkota bazanaga ivuye kwica Abaheburayo bayikiraga hafi ya Mose. Ikizagukiza kiri muri wowe, ikizagukiza kiri mu buzima bwawe, ikizagukiza kirautuye. Nubwo ubona ari ikibazo kikwegereye, ariko muri icyo kibazo niho havuyemo ubutabazi, muri icyo kibazo niho havuyemo ubuzima, muri icyo kibazo niho havuyemo gukira. Iyo umuntu atwite abantu babona ari muri risike, ariko kumbe wabazi ko yiteguye kwakira igisubizo. Muri icyo inkota bakayishyira hafi ya Mose yuzuye amaraso y'Abaheburayo. Yayireba avuga ati dore inkota ivuye kwica abiwacu. Ariko niho yakuriye, mu kibazo niho wakuriye kwa Nyabingi, wakuriye kwa ahantu hakomeye, wakuriye aho bakuraburiza, ariko urandi urashatse, urandi urabijyaye kubwo umugambi wa Jehova. Umugambi w'Imana niyo mpamvu kuze, niyo mpamvu bayeho, kuko icyo Imana yavuze ntikizayoba. Uko umugisha utayoba nako umuvumo utayoba. Reka mbabwire kuko urakora ko umuvumo ukakugeraho, n'umugisha ntabwo uzayoba. Rero mu izina rya Yesu, ahari umuvumo bakuye umuvumo mbashize umugisha, ahari umugisha nongera undi mugisha mu izina rya Yesu. Wari ufite ikibazo, wari ufite umuvumo, ndarema umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nk'umutambyi, nka profete, ndashyira umugisha. Bwana asifiwe. Ibyagukomerekeje, ibyakubabaje, ibyakubabaje umutima, ufite igikomere ariko Yesu ajya yomora. Aramureze umva habayeho uburinzi. Imana ibana na Mose arakura, amaze gukura nicyo gihe yabereye hariya, igihe kirajya yumva kuhava, kuko yagomba kujya gukora umugambi w'Imana, ajya gucungura Abayisiraheli, ajya gukora icyo Imana yamurindiriye, icyo Imana yamubesherejeho. Nuko Mose yashoje umugambi w'Imana. Iyo dusomye igitabo Bibiliya itwereka uburyo Imana yavanye Mose kwa Farawo, imukura ahantu heza imujyana none ahantu habi, nawe ajya gutoba urwondo kugira ngo yige neza uko bene wabo babayeho. Niba ufite umuryango, niba ufite famiye, kutubaho neza, famiye kabaho nabi ukaryama. Mose ntabwo yigeze aryama kugeza igacunguriye bene wabo. Yesu ashimwe cyane. Twasomye andi magambo ari mu gitabo cya Luka ibice 7:11. Tureba ukuntu Bibiliya itubwira ngo hariho umuntu w'umugore watuye umudugudu w'Inayini. Reka nongere ngubwire ijambo, Imana izi umudugudu warenganiyemo, Imana izi umudugudu. Niyo mpamvu yambwiye ngo ijya gukura umudugudu warenganiyemo igushyira mu mudugudu w'umugisha, umudugudu w'ubutabazi, umudugudu wo guseka, umudugudu wa Mariya, umudugudu w'akazi, umudugudu wo kubaho, umudugudu wo gusa neza. Imyaka yawe y'umubabaro Imana ije kuyihindura umunezero. Umaze igihe wumva nta buzima, wabyariye iwanyu barakuvuga, utinze iwanyu barakuvuga, muri uwo mudugudu byacanze, aho umudugudu byagucangiyemo, nayo Imana ije kugutabarira. Yesu aguha umugisha kuko wizeye buno buhanuzi. Uyu mugore w'Inayini yari afite ikibazo gikomeye, yashatse uko abandi bashatse ariko apfusha umugabo. Wapfushije umugabo ubukwe bukiba, divorce ikora ubukwe bukiba, ariko uyu mugore yari ihanganye kuko aho byapfire niho byazukiye. Ntabwo nzi kunyumvise, aho byapfire niho byazukiye. Bwana asifiwe sana. Noneho amaze gushaka umugabo arapfa, ariko umugabo amusigira inda ndayigereranya n'umwuka wera Imana yagusigiye. Yesu ajya mu ijuru yatwereje umwuka wera udufasha. Niyo mpamvu amasengesho dusenga nibwo yaba afite intege nke, ariko umwuka wera urimo akaza kudufasha muri amasengesho. Amena. Kandi uriya mwuka wera aradufasha tugasenga neza kugira ngo ibyacu byemerwe mu izina rya Kristo, bigere mu biganza by'Uwiteka. Rero uyu mudamu yagize kwihangana mu bibazo bye, arapfushije
nta muntu asigaranye, abana na yanda. Umwana amaze kuvuka, igihe kigeze, umwana arakura, umwana ariga, uriya mudamu yumvaga ko ubuzima bwongeye gutangira kuko yamaze kubona umwana. Hari igihe umuntu afatisha ibintu azi ngo biciyemo, ariko bikimara kugira aho bigera ukabona umuyaga uraje, ugahita uhomba, ugahita upfusha, umugabo agahita aguta, ukibaza ngo mana byagenze bite? Ni nako uyu mugore byamugendekeye. Bwana sifiwe. Arangije bigira amagambo meza cyane ngo umugore akomeza gusenga, akomeza kuramya Imana, akomeza kubana n'Imana, ngo igihe kigeze umwana arakura, ariga, n'igihe kigeze umwana ararwara, arapfa. Umwana amaze gupfa niho hari ikibazo. Umugore yafashe ibyo afite byose abigurisha, avuze uriya mwana, ariko birangira apfuye. Ntako utagize ngo ushake, ntako utagize ngo ubyare, reka Imana ikurwanirire. Wewe warabigerageje byaranze, ariko reka Yesu abikore, reka Yesu abyikorere. Ntako utagize ngo ujye i Burayi, ntako utagize ngo ukizwe, ariko inzoga zarakunaniye. Ntako utagize ngo ureke ibyo byose, ariko byaranze, ariko hari umwuka wera uzagufasha. Ntako utagize ngo umugabo asinzire, ntako utagize ngo nawe uryamusinzire, ntako utagize ngo inzoga zive iwawe, ntako utagize ngo ureke ibyaha, wowe byarakunaniye, ariko hari umwuka uzagufasha kandi bizagenda neza. Kuba mwana atarakira, kuba umugabo atarakira, kuba umugore atarakira, kuba business itarazamuka, kuba utarabona visa, kuba utarabona inzu, kuba utarabona amahoro, kuba utarabona amafaranga, kuba utarabona ubuzima bwawe bujya ku murongo, si uko Imana itabifite umugambi, ahubwo no kugira ngo Yesu azabikore, kibareke kizabe cya Yesu. Ngo amaze gupfa rero nta kundi byari kugenda, no gushyingura. Ariko ndashimira Yesu waje ikibazo cyabaye. Ntabwo Yesu yaje umwana akirwaye, ntabwo Yesu yaje umwana arwaye umutwe, kuko igihe atakaga umutwe Yesu yarabirebaga, ahubwo Yesu yaje umwana byarangiye. Amen. Uraho byarangiye, urahomba bikomeye, n'Imana ije gukorera. Noneho ngo umunsi wo gushyingura nyirizina, Yesu ngo arabibona, inzira banyuzemo bajya gushyingura niyo nzira Yesu yanyuzemo aza gutabara. Inzira banyuzemo bakuroga niyo anyuzemo aje kuguha ubuzima. Inzira banyuzemo bakuzinga niyo anyuze. Reka ngubwire, hari inzira bagiye banyuramo bakuroga, bakuraguriza, baguteranya na fiancé, baguteranya n'umugabo wawe, ni nayo nzira ntabwo bashyize bayifunze. Nongera ngubwire nshuti yanjye mukungurikiranye, wowe ukunda kwibwira byacu ku Ikamba TV Karuvali, ndagira ngo mubwire Imana ifite inzira nyinshi zikiri vierge ku buzima bwawe zo kugutabariramo. Yesu ashimwe cyane. Wigira ikibazo, inzira banyuzemo bakurogeramo, bagusenyera, bakuvuga, bakuvuma, ni nazo nzira Uwiteka anyurijemo umugisha wawe, kugira ngo bazamenye ko Imana ari Imana yo kwizerwa. Aho wakodeshereje, aho wamwariye, aho wasuzuguriwe, ni Imana igwereye icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha niba wizeye amagambo. Amen. Nuko birimbwira iki? Irambwira ngo nuko bazana Serekeri, niyo Bibiliya yise Kiriba, bashyiramo umusore, umwana w'imfura, umwana w'umunyabwenge, bafashe umwana utagomba gushyingurwa bamusizemo. Uza abaturanye amagambo bavugaga ko yasenze, ko atakaye, ko yasenze, ko abuze umwana, ni umunyamwako. Yarize, ko yabuze akazi. Mu by'ukuri bavuga amagambo bashingiye ku buzima urimo. Ariko reka ngubwire, wikwiri guteranya n'amagambo, wikwisobanura. Yesu ashimwe cyane. Ubundi iyo umuntu ari mu kibazo akisobanura avuga amagambo menshi. Ikamabwira kano kantu, umunsi umwe hari umuntu wari ufite ikibazo cy'inzu. Yafashe amafaranga muri banki miliyoni 20, ariko yari afite inzu ya miliyoni 200. Noneho yaracuruzaga, mu by'ukuri yarangije arakora ibintu birakunda, igihe kigeze agiye kurangura kontineri irayoba, iyobye amafaranga arabura. Amafaranga abuze, noneho baza kumuteza cyamunara, ariko Imana ikamubwira ngo nzakugirira neza. Noneho agasenga, yanga kuvuga byinshi, yanga kwisobanura. Bavuga no ninjije, abandi ntabwo azi gukora. Umva ikintu cyanangaje, ya kontineri ye yaragiye irayoba, iyobera mu yindi kontineri y'umuhindi. Noneho umuhindi amaze kuyibona araperereza, aho aza guhura na nyirayo. Urumva hari amaze imyaka myinshi, kontineri ijyayo, umuhindi Imana imubuza amahoro. Igihe kiragera, noneho wa muhindi Imana iramuhagurutse, ashakisha wa mudamu wiziga musangiye iwabo. Amubaza byagenze gute,
aramubwira ukuntu yayobye, amubwira ukuntu ibicuruzwa byabuze byarangiza kubura bakabateza cyamunara ko nta mafaranga uko iyo kontineri yari irimo ibintu bya miliyoni zirenze 500, kandi afite miliyoni zingahe? Make cyane iza banki, ariko banki yo amafaranga ndayiyongera mu nange murabizi. Umva ikintu Imana yakoze. Haleluya. None ikintu cyabaye urakizi, uyu mugore igihe yumvaga yihebye nta gisubizo kikibonetse, niho umuhindi yazi ahageze asanga ibyamubayeho. Yaramubwiye ngo madam, kubera ukuntu wihangana ngewe ndakugurira etage. Bari bamuteje kadastere, umuhindi amugura etage kandi amusubiza ibintu bye. Uwiteka agaruye ibyawe. Uyu mwana akimara gupfa niho Yesu yazi. Yesu ahageze ntabwo yamushubije umwana upfuye, yamushubije umwana muzima. Kandi nanone kugaragara k'uyu mudamu kwagaragaye kuyihanganye. Ntabwo Yesu atabaye umuntu utihangana, atabara umuntu wihanganye. Ndagusaba kwihangana no gukomera mu izina rya Yesu. Aho ikibazo kiri nugiye kwakira Uwiteka. Ndagira ngo dusenge Imana. Ngubwira ngo wikomeza kwisobanura kuki watinze gushaka, kuki watinze kubona umugabo, kuki watinze nawe ugasa nkaho uri kwisobanura fiance yaranyanze. Amagambo nayici. Rekera Imana umupira, rekera Imana ikibazo cyawe. Aho uri, aho utuye, aho ukorera, Imana igufiteho umugambi. Rero wikwirirwa wisobanura, hari izagusobanura. Iminsi nimara kwemera, Imana imaze kuguteturura, imaze kukurengera, bizasobanuka. Imana rero tugirire neza kandi Imana igufashe, kuko igihe mwinshi nicyo butabazi bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahageze yafasha abantu bari bikoreye ikintu ngo mushyire hasi. Umva ikintu Imana ishaka, igihe gufata abantu bakwikoreye babwira bagushyira hasi. Yakuye Mose mu kato, yazuye umwana w'Isirayeli n'isi y'ubuzima bwawe, niyo ifashe ibyawe ibihaye agaciro, kuko wari warajugunywe, bakuboheye akato, bakurogeye mu kibindi, bakurogeye mu nzira, baraguterekereye, bakurogeye mu mazi. Ariko hari imbaraga zikura mu mazi, hari imbaraga zikura umuntu ku gisuzuguriro. Ndagira ngo nkubwire bene data, ihangane ukomere, wivuga byinshi, utakaje kugutabara. Tugiye gusenga Imana. Natumwe kukubwira ngo aho abantu bagusize ni Imana igukuye, igushyiraho igushaka, igushyiraho iguhamagariye. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka, kuko Imana yambwiye ngo nze nkubwire ikibazo abantu bagusizemo ije kukigukuramo, igushyira mu gisubizo, kuko ijambo yavuganye na iracyalizirika. Ntabwo Imana yaceceka kandi yaravuze. Ntabwo byakunda, ntabwo bizigera bikunda. Yesu ashimwe. Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umuntu ngo yibagirwe icyo yavuze. Ikibazo cyarakemutse mu mudugudu utuyemo, akarere utuyemo, igihugu utuyemo, wowe ukurikiranye Ikamba Calvary TV, ihangane Uwiteka n'umwana. Ndagira ngo dusenge Imana iguhe umugisha. Rero ndagira ngo ngubwirire ijambo, ufite icyifuzo kigoye, icyifuzo gikomeye, warakomeretse n'ibyo wasenganye n'abandi, ariko ngo waye amahirwe. Nanjye gerageza umamagare dusengane, gerageza umamagare duhure dusengane. Niba uri hano mu Rwanda, niba uri muri Amerika, niba uri ahandi hose waba uri, iyi nomero iri kuri WhatsApp 0788 47 6 26 iri kuri WhatsApp. 0783 6 15 iri kuri WhatsApp. Wagera na Tigo 0722 20 30 mpamagara. N'icyifuzo cyawe ohereza message ngusengera Imana. Yesu ashimwe cyane. Nta wundi ni Rev Pastor Steven. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, wowe hagurutse ugahagurutsa umukobwa wa Farawo, hagurutsa umuntu utabariye umuntu, hagurutsa ubuzima, kiza iyi ndwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu mukobwa, ndasengera uyu musore, yumvaga byarangiye, yumvaga nta gisubizo, ariko ma ibiganza byawe biterura igisubizo, reka bigihereze uyu muntu. Uko umubyeyi aterura umwana wa mwonsa, reka bari gusubiza uyu mukobwa, umuhereza ubukwe, uyu musore umuhereza igisubizo cy'ikibazo cye, utabaye umuryango mu izina rya Yesu Kristo. Rengera umurimo wawe, rengera abakozi bawe, rengera itorero ryawe, rengera igihugu cyacu, rengera Afurika, rengera isi yose. Ndasengera abantu bose Mana bangurikiranye mu izina rya Yesu, abari kureba iki cyigisho, abari kureba aya materaniro, abari kureba ijambo ryawe, bakomezwe n'aya magambo wa Mana.
taramakosidebere pila sitala ezebefa mukarambwe kubwira ngo niyo yemeye ko biba ariko niyo izanye igisubizo mu kibazo wari ufite. Ndasenze kugira ngo imbaraga zakurwanyaga nijoro, zanganyugurwa, zarwanyaga famiye zikurwaho n'amavuta y'Imana, wongere usubizwe ibihe byawe. Ndagusabira kongera gusabana n'Imana, kongera guhura n'Imana, kongera gusoma ijambo ry'Imana, kongera guha umwanya Imana mu izina ry'umwami wanjye Yesu. Reka ubuntu bw'umwami wacu Yesu ubane nawe. Reka guhera uyu munsi kuzageza igihe azagarukira azasangura amahoro. Ndagushimiye wowe udukurikirana, wowe ukomeza kutureba no gufatanya natwe kubw'inyigisho ukayohereza abandi. Imana iguhe umugisha. Muri Imana bane nawe, yari Rev Pastor Steven ugukunda kandi kwifuza umugisha. Amen.